Kuri uyu wa gatatu tariki 13 Mata 2022 nibwo habaye umuhango wo gusoza icyumweru cy'icyunamo, umunsi wanahuriranye no kwibuka abanyapolitiki bishwe bazira ko barwanyije umugambi wa leta y'abicanyi wo kurimbura Abatutsi. Ni umuhango wabereye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Rebero, ruruhukiyemo imibiri y'abarenga ibihumbi 14 barimo Abatutsi biciwe muri Kigali mu minsi ya mbere ubwo Jenoside yatangiraga, ndetse na bamwe mu banyepolitiki bamaganye umugambi wa Jenoside. Mu buhamya bwatangiwe aha harimo bwa dufite umukiza Anaclet wabaye mu ngabo za FARC, wavuze uburyo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu ngabo hari harimo ivangura ritoroshye na gato. Ni ingenga bitekereza y'amacakubiri nabonagamo cyane. Wenda nk'urugero kutwigisha ubwiza bwa revolution muri 1959, ubwiza bwa Parmehutu n'andi mashyaka yarayishamikiyeho, bakatwigisha ubwiza bwa MRND, bakatwigisha ububi bw'ingoma ya cyami, tukigamo ububi ingoma ya cyami nibyo yakoze nk'ubuhake, ububi bw'Abatutsi, ububi bwa Rinari, ububi bw'inyenzi. Ibyo rero nkuko nabwiraga ngenda mbibonyamo amacakubiri. Turangije kwiga muri Jena, naje gukorera ku Kacyiru muri stage bayitaga unité yitwa groupe mobile. Iyangenga bitekereza amacakubiri nababwiye twigaga, naje kwibona bidatinze. Ubwo nari twari dusohotse, nari muri taxi, twambaraga imyenda ya kake n'ingofero zitukura. Muri iyo taxi harimo abakobwa babiri nabo dusohokanye mu kigo, ariko bari mu byabo nanjye ndi mu byanjye. Harimo n'umukecuru, abakecuru bakera muzi ukuntu hasokozaga uruhanika mwiza cyane. Umwe abwira mugenzi we ati urareba ukuntu umukecuru ari mwiza. Undi aramusubiza ati ni mwiza, yari mwiza ariko nuko ari Umututsi. Icyo kintu cyarantushije na n'ubu. Leta y'u Rwanda kandi ivuga ko hari abandi banyapolitiki baziyongera kuri 12 basanzwe bibukirwa Irebero, barimo wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Boniface Ngurinzira utaramenyekana aho yiciwe. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana hamwe na Perezida wa Sena Dr Augustin Iyamuremye muri uyu muhango wo gusoza icyumweru cy'icyunamo. Dr Bizimana yavuze ko aba banyapolitiki barimo wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu gihe cy'imishyikirano ya Arusha yo hagati y'1991 n'1994 Boniface Ngurinzira ngo bagiye bitambika umugambi w'amashyaka y'abajenosideri ariyo MRND na CDR. Avuga ko rwose MRND ngo yashyizeho amashyaka mato yo kwanga imishyikirano y'amahoro afatanyije na CDR kuko ngo batashakaga gusaranganya ubutegetsi bw'abandi, harimo abo bitaga Abatutsi bayobowe n'inkotanyi. Ubutegetsi bw'inzibacyuho butugeza ku matora anogeye rubanda, bityo tugashimangira demokarasi. Mve demokarasi ni ya rubanda, ntabwo ari abaturage bose. Muri gihe iyi mishyikirano ya Arusha yabaga ikomeje, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ngurinzira niwe wari uyikuriye, nawe yakunze gushyirwaho igitutu. Aya mashyaka akamwamagana avuga ko atarengera inyungu za rubanda. Bagera naho bamuhimba izina wenda mwibuka, bise ngo ni bari baramwise ngo ni ngurisha igihugu, ho kuba Ngurinzira bamwita ngurisha igihugu kuko bamunengaga bakamurwanya kubera ko yemeraga imishyikirano y'amahoro. Noneho rero ngane ku ruhare rwa CDR. CDR ifite uruhare rw'umwihariko kuko yo yeruye ikabigaragaza mu mikorere yayo, mu matangazo yatangaga muri politike yose, ikerekana yuko irwanya Umututsi aho ava akagera kandi kwitemera ko imishyikirano y'amahoro ishobora kuba. Tariki 2 z'ukwa 9 1992, 2 z'ukwa 9 1992, CDR yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ngurinzira, niwe wari intumwa y'u Rwanda mu mishyikirano y'amahoro. Yandika inyandiko y'Igifaransa, mu Kinyarwanda iravuga ngo ibitegekwa n'ishyaka CDR kugira ngo yemere kwinjira muri guverinoma y'inzibacyuho irimo FPR. Bakavuga ko CDR icyo yavugaga ko itazemera kwinjira muri guverinoma y'inzibacyuho igihe cyose
hatazashyirwamo ko iyo guverinoma igomba kurengera ibyavuye muri revolution yo muri 59. Ikindi Saderi yasabaga, kandi nanone izi ko kidashoboka, yasabaga guhabwa imyanya muri guverinoma, imyanya 5. Icya mbere basabaga ko Minisitiri w'Intebe agomba kuva muri Sederi, bakongeraho ko Minisiteri y'Ingabo nayo igomba kuyoborwa na Sederi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane nayo ikayoborwa na Sederi, hanyuma na Minisiteri y'Uburezi bw'Igihugu. Izo nizo Minisiteri Sederi yasabaga kugira ngo yemere yinjire muri guverinoma, ariko yazisabaga izi neza ko bitazakunda ko amashyaka yandi atazabyemera. Sederi rero yashoje uru rwandiko isaba Minisitiri Ngurinzira kwita ku byo imusabye igihe azaba agiye mu masezerano y'amahoro, mu mishyikirano y'amahoro, ikongeraho ko natabikora gutyo ngo Ngurinzira azirengere ingaruka zizaterwa n'ikizakurikiraho. Ikizakurikiraho mwarakimenye, murakizi banyakubahwa, nuko Ngurinzira yishwe, na nubu tukaba tutazaho umurambo we uri ngo tumushyingure mu cyubahiro, tumuherekeze nkuko tubikorera aba banyapolitiki bandi. Ariko turatekereza kuvugurura urutonde rw'abanyapolitiki bashyinguye rebero, abandi banyapolitiki beza nka Ngurinzira ndetse n'abandi nabo tukabashyiramo bakajya bibukwa. Perezida wa Sena wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango, Dr Iyamuremye Augustin, wakurikiye Dr Bizimana, yahise yibuka n'abandi barimo Dr Gafaranga Theoneste wari mu ishyaka PSD, akaba yarazize gusaba ko urubyiruko rwakoherezwa mu nkotanyi. Maharangari Augustin wayoboraga BRD, Ntazinda Charles wari muri MDR, Magorane Ignace, Mbaguta Jean-Marie Vianney, Prefet Jean Baptiste Habyarimana ndetse n'abandi. Aha Perezida wa Sena Dr Augustin Iyamuremye yamaganya bakwirakwiza ibinyoma bisebya leta y'u Rwanda n'ibitekerezo, avuga ko bihembera ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi, barimo n'abavuga ko habayeho Jenoside ebyiri. Abanyarwanda benshi kandi b'inyangamugayo banze kuba ibikoresho by'abayobozi babi, bitandukanya n'umugambi mubisha wo gutsemba Abatutsi, batayobewe ko kugerageza kubahisha no kurokora Abatutsi byafatwaga nk'ubugambanyi. Abo tubasanga mu byiciro bitandukanye by'Abanyarwanda hirya no hino mu gihugu, nabo turabibuka. Hari benshi batavugwa bazize kwitandukanya n'abicanyi, bakaba bashyinguye mu bice bitandukanye by'igihugu. Hari n'abatazwi aho imibiri yabo yajugunywe. Abo bose baranzwe no gukunda u Rwanda kugeza aho bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bakize Abatutsi. Uyu munsi turi hano, mureke tubibuke kandi tubunamire. Banyacyubahiro bayobozi, aba banyapolitiki bashyinguye muri uru rwibutso ntabwo mbavuga nka Perezida wa Sena, nabatangaho ubuhamya kuko muri biriya bihe twari kumwe. Buri wese hari icyo namuvugaho ku buryo bw'umwihariko, ariko kubera umwanya mutoya munyemerere ngira icyo mvuga kuri bamwe mu batari hano cyangwa batazwi naho imibiri yabo yajugunywe. Nagira ngo nshime nyakubahwa Minisitiri umaze kutugezaho ijambo ryiza, watwemereye ko nabo bose bazashyirwa, amazina yabo yose azagaragazwa, agashyirwa muri uru rwibutso. Reka nibutse bamwe b'imena hano. Ndatekereza nkibuka Dr Gafaranga Theoneste. Uyu yari umuyoboke w'imena w'ishyaka rya PSD, aho yahoraga abwira bagenzi be ati mureke twohereze urubyiruko rwacu mu nkotanyi bitoze batazapfa nk'ibimonyo.
ibyo nibyo yazize yicwa urw'agashinyaguro hariya mu Kiyovu. Hari Maharangari Augustin wayoboraga banke itsura amajyambere BRD. Inkotanyi zigitera Habyarimana akaba yaramwoheje mu butumwa mu Bubiligi no mu Burayi hose ngo abasobanure iby'inkotanyi, kubera ko yari umututsi, ngo kandi guverinoma ye yafashe neza. Uyu ndamwibuka ku itariki ya 5 tuganira kugeza mu masaha akuze, ambwira iyo mitego yose bashaka kumushyiramo, ariko ageze ahambwira ati inzira zabyaye amarari, ntabwo nigeze mbyemera. Ndibuka Ntazinda Charles wari mu ishyaka rya MDR, ari n'umujyanama muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ku itariki ya 6 ukwezi kwa 4 twari kumwe, twari twajyanye mu butumwa nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yatwoherejemo ku Gisenyi, aho saa 2:30 aho yari mu cyumba cye yamanutse avuze induru ati ikinani baragihanuye. Twese dukubitwa n'inkuba tugira ubwoba. Sinavuga uko twabaye muri iyo hoteli iyo minsi yakurikiye, ariko tumaze kugerana i Kigali aho twagarutse, twabanye iminsi 3 tubana na Ambassadeur Nyandwi Tarsis, nawe wari umujyanama wa Minisitiri w'Intebe. Nyuma tujya i Butare, Ntazinda tumusiga iwabo Nyanza mu Kaguri, aho bamwiciye urubozo azira ibitekerezo bye bya politiki. Ntazinda uwo niwe wangiriye inama na telefone Minisitiri w'Intebe. Muri iryo joro telefone yitaba, ambwira ati hari uwitwa Magorane Inyasi wari umujyanama wa Minisitiri w'Intebe, umushiru wari utuye hariya ruguru yo kwa Habyarimana, ariko akaba yaratotezwaga kuko yari yashakanye n'umutusikazi kugeza naho inzu ye bayishenye. Yaraturanye na Gata Uwiringiyimana, asohoka agiye kureba ati buriya reka njye kureba uko bimumereye, bamwishe ataranagerayo. Twatelefonye iwe, umudamu we watubwiye ati bamaze kumwica. Niwe muntu wa mbere namenye ko yishwe muri Kigali. Magorane Inyasi nawe ni intwari muri benshi tugenda twibuka. Ndibuka nanone umugabo w'imfura w'umunyabwenge Mbaguta Jean Marie Vianney wagerageje gukomakoma kugira ngo ishyaka PSD ridacikamo ibice, atubwira ati n'abariya b'intege nke bashaka kuba abasederi mu bagarure, ariko ne bamwiciye urubozo hariya iwe muri Kigali muri Nyarugenge. Ndibuka nanone nkuko babigarutseho nguri inzira, ndibuka Prefet Jean Baptiste Habyarimana, ndibuka n'undi Prefet mugenzi we w'Ikibungo nawe wapfuye azize kuba umuyoboke wa PSD, nubwo yari bavuga ngo ni icyitso, ndetse n'abandi benshi ntarondoye, banyakubahwa, ababyeyi, bavandimwe, abo bose tubibuke. Kwibuka abanyapolitiki bishwe kubera kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya Jenoside no kurwanya umugambi wo gutsemba Abatutsi ni igikorwa cy'ingenzi mu bikorwa ngarukamwaka byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane muri iki gihe tugenda tubona abakoresha imbuga nkoranyambaga
bagakwirakwiza ibinyoma bisebya ubuyobozi bw'u Rwanda, banahembera ingengabitekerezo ya Jenoside ku nyungu bita iza politiki. Guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi nabyita ko ari nko kujomba icyuma mu bikomere by'abarokotse. Icyumweru cy'icyunamo kirarangiye, ariko ubuyobozi busaba ko ibikorwa byo kwibuka byakomeza kugeza ubwo iminsi 100 izarangira mu kwezi kwa Nyakanga k'uyu mwaka wa 2022. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali.